Yes, twongeye kuba ikaze mwese mukomeje gukurikira PN4 Africa. Tubahaye ikaze muri uyu mwanya, twongeye kugaruka ngo tuganire ku makuru y'ubukungu, amakuru y'ikoranabuhanga, turebera hamwe ku isoko rya crypto, amakuru mashya hari by'umwihariko muri iyi si ya crypto. Tuba twifuza rero kugira ngo twungurane ibitekerezo, ariko kandi twungurana n'inama ndetse kandi tunasangira n'ubumenyi kugira ngo bamwe muri twe cyane cyane abadukurikira bagire ibyo basigarana mu byo bazi ndetse no mu byo batazi, by'umwihariko kandi no kugira ngo dukomeze dushyire ahagaragara amahirwe ari muri ikoranabuhanga, kugira ngo ababishoboye babyaze umusaruro aya mahirwe, ariko kandi n'abashobora kuba bashoramo bagashya cyangwa se ibyo twita ibihombo ndetse na risike ziri muri iyi si ikoranabuhanga, tube twabasha kuzigabanya, kuko ni kenshi na kenshi twagiye twumva abantu bagiye bashyira amafaranga yabo ntagaruke, abandi bagashyira amafaranga mu buryo wenda badasobanukiwe bakaba bahomba, bagira ibihombo bya hato na hato. Usibye mu Rwanda no mu bihugu byinshi bikomeye nka Amerika n'Ubushinwa, ibyo ngibyo birahavugwa ko iri soko rya crypto risaba kwitonda, bisaba kubanza ukaryiga neza kugira ngo uryungukiremo. Niyo mpamvu rero tuba dutegura ibiganiro nk'ibi kugira ngo tubashe kuba twagira icyo dufasha, by'umwihariko abashaka gushoramo imari, abashaka kwinjiramo nk'abashaka kubyazamo umusaruro n'amahirwe, kuko harimo akazi, ntabwo twabyirengagiza ko harimo benshi bitunze, ariko nanone harimo na benshi byahombeje. Niyo mpamvu rero tuba dutumira abantu batandukanye bafite ubumenyi cyangwa se bafite icyo bazi kuri ibi ngibi tuba tuganira, kugira ngo bagire ibyo batuganiriza. Kuri inshuro twatumiye uwitwa Crypto Hunter. Wiriwe neza? Mwiriwe neza. Harya ubundi amazina yawe ubundi ni ayahe? Amazina yitwa n'ababyeyi Nshimiyimana Samuel. Waje kwita Crypto Hunter bigenze bite? Crypto Hunter rero naje kwita Crypto Hunter biturutse ku buryo nifuzaga kumenya ibi bintu kandi mbigizemo uruhare, ari njye ubyishakiye tanita Hunter ku muhigi nyine. Ni ukuvuga ngo ni wowe wabyishakiye uza no kubyigisha urabimenya? Ndabimenya tanita Crypto Hunter. Ni ukuvuga ngo uri umuhigi wa crypto. None dutangira wenda tutarinjira kureba uko isoko rihagaze, nagira ngo muri ayo mateka yawe numvishe asa nk'atangaje ko kumva umuntu witwa umuhigi w'amakributo, urumva n'abadukurikiye wenda bakumvishe bwa mbere hano kuri PN4 Africa bashobora guhita bagira amatsiko. Byatangiye bite? wabyigishije ute ibi bintu umuntu ashobora kubyigisha? Ibino bintu wafashe umwanya ukiga, kuko trading ngewe mu bumenyi maje kugira, nasanze trading cyangwa se cryptocurrency zishingiye ku marangamutima no gufata intego. Ikintu nivuga abantu kugira tugisesengure neza, ni uburyo umuntu ajya mu isoko agiye gushaka inyungu runaka, ugasanga arufashe inyungu ndende, ufashe inyungu ntoya bitewe n'igishoro afite, ugasanga biri kugendera ku marangamutima. Amarangamutima ushaka kuvuga nakuganisha kuba wakunguka bitewe n'igishoro? Nicyo bita trading. Ubundi trading psychology nicyo kintu cya mbere muri isoko rya cryptocurrency cyangwa se muri forex. Psychology nicyo kintu kigora abantu, nacyo kintu gituma abantu bahomba. Wenda utarakomeza, nuko kugira ngo dufashe abantu gusobanukirwa, wowe ukora trading cyangwa se ukora ibyitwa online forex trading, nibyo? Ngiye nkora ibijyanye na online forex trading. Iyo mvuze trading muri rusange hazamo forex, yakazamo na crypto. Yego, ariko hari n'abandi bo bakora ibyitwa holding, bagaholdinga, ndabeshya? Ntago ari ibyo uvuga ni ukuri. Wowe rero wikorera trading? Ye nkora trading cyane. Hanyuma rero dusobanurire, nari ngubaje nti warabyigishije byagenze bite, cyangwa hari umuntu wabikwigishije? Kuko turabizi ko hari n'abantu babyiga bakabimenya banyuze mu bandi, banyuze mu barimu, kuko harabo tujya twumva ngo barabyigisha ngo ni abarimu. Ese ubundi umuntu ashobora kubyigisha akabimenya, cyangwa ni ngombwa kunyura kuri abo barimu? Ku nshuro ya mbere bwa mbere nabanje kwicara ku ma video tutorial bivugaho, akora ama research, ugasanga umuntu amajije kugira ibintu byinshi mu mutwe. Nyamaje kugira ibintu byinshi mu mutwe, icyo gihe ushaka icyo bita mwarimu cyangwa se umuntu ubasha kugufasha kugira ngo agire ibyo akuramo muri
mu mitekerereze ya kugira ngo ubashe kuba wawininga cyangwa se wagera ku ntsinzi cyangwa se wagera ku cyo wifuza kugeraho mu bucuruzi, icyo twese twita inyungu. yego. Trading ngiye nyitangira, natangiye mbanza nyine nabanje kubivugaho gato kuko ari natangiye nshaka ubumenyi ku giti cyanjye. Ubwo noneho mu nyuma ndavuga nti reka nshake mwarimu, nza gushaka mwarimu aranyigisha, ariko ibyinshi nize nibyo n'undi mwarimu yagiye yongeye kumbwira, ahubwo akambwira ibikenewe n'ibidakenewe. Yego. Hanyuma uza kubona ko wari waratangiye akazi ko kwigisha wita umuhigi. Tanita umuhigi. None Crypto Hunter, hanyuma twinjiye ku isoko ry'uyu munsi wa none, isoko riri kugwa, ariko ngo bikaba ari inyungu ku ba traders. Ibyo byo ubisobanura ute? Ubundi muri rusange market ntabwo igomba kuguma hamwe. Ubundi isoko rigira ibihe bitatu cyangwa se bine, ndavuga ni bine ariko ndavuga kuri bitatu. Isoko rigira up trend, rikajya down trend, rikajya na ranging. Iyo ranging riba riri ahantu hamwe rizamuka rimanuka, muri make ridahumeka, ariko iyo muri up trend ni ryo riri kumuvinga rizamuka, iyo muri down trend rimanuka. Ibyo bita choppy market. Ni isoko ababaya n'abasera baba batari kugira batari gukontorora isoko. Ubundi mu isoko muri rusange rigira abagura n'abagurisha. Ubwo iyo abagura babaye bake n'abagurisha bakaba bake, isoko ntabwo ribasha kugira icyerekezo runaka rigana. Kubw'uyu munsi dukurikije isoko ukuntu rimeze muri ino minsi, isoko ririmo riramanuka, ariko rimanuka muri down trend. Mu kumanuka ntacyo bitwaye, kuko isoko iyo riri kumanuka bitewe n'icyerekezo rishaka kumanukamo, hari igihe bari kuzamuka. Isoko kugira ngo rizamuke cyane rirabanza rikamanuka, isoko kugira ngo rimanuke rirabanza rikazamuka cyane. Iki kintu simba mubasha kucyumva umuntu ku bantu badukurikiye. Birumvikana. Isoko kugira ngo rizamuke ribanza kumanuka cyane, no kugira rimanuke cyane ribanza kuzamuka cyane. Rero mu isoko wawe icyo bita manipulation, kuyobya abantu bari mu isoko, abantu batagira psychology, abantu batagira consistency, abantu batagira strategy bakoresha, akabona biramanutse naho agize utaragurishije, akabona birazamutse akabona kugura atazi ngo isoko rirekeza he. Bakunda kubita abariteyira. Wowe bigenza ute? We ntabwo uri muri teyira? Rero trading ishingiye gukora technical analysis, fundamental hamwe na psychology. Ngiye ukuntu mbikurikiza nkurikiza icyo bita technical analysis, nkabanza nkanyanaliza isoko, nkamenya yaza kwerekeza muri iri cyerekezo, rifite movement imeze gutya, haza kwinjira isoko nzi momentum riri kwerekezamo. Ubu se ukurikije uko rimeze ubu ngubu n'izo technical analysis ukora, urabona bimeze bite? Iri soko nkurikije ukuntu rimeze rifite kuzamuka, dukurikije icyo bita ingengabera byo bita kota 1 kota 2. Isoko ubundi rigomba mu mezi 3 amwe bifite ahantu rimara iminsi 48 mu minsi 90. Ikabona kugenda. Isoko rifite ahantu rigomba riba riri kumwe iki kurwanira ahantu hamwe. Ushatse kuvuga iki? Isoko uburyo rigendamo. Ubundi isoko muri mu cyo bita ingengabihe, ibyo bita kota 1 kota 2 kota 3 kota 4. Icyo ingengabihe y'amezi 3. Ubwo ubundi tubyita igihembwe. Igihembwe. Urakoze kumfasha. Mu mezi 3 ya mbere isoko rigomba kuba mu mezi 3 ya mbere hari ahantu isoko rimara iminsi 48 riri ahantu hamwe, riri kumuvingira ahantu hamwe. Yego. No mu nyuma isoko rikabona kugira ite kumuvinga. Iyo umuntu atabizi rero apfa kuza mu isoko agapfa kugura cyangwa akagurisha atazi ngo haraba iki. Bisaba ubundi bikingiye ku bintu byinshi kugenda bisobanura
kereka habaye ku buryo nagenda mbibagaragariza ngo n'ibigenda gutya kugira ngo babashe kubisobanukirwa. oya n'ubu ubusobanura umuntu hari icyo asigarana ariko wenda nkorohereje wenda ubu waruvuze ngo bigendera ku gihembwe ubu turi mu gihembwe cya mbere kuko turi mu kwezi kwa gatatu k'umwaka ubu twavuga ko turi muri kotawani imeze ite? ni iri kirindi kotawani ubu maketi ubu impamvu riri kumanuka riri kumanipuletinga abantu ririmo irayobya abantu dukurikije icyo bita market sako. iyo riri kumanuka rero rizahita rihindukira rigaruka rivaso umuntu wari wagurishije cyangwa umuntu wari waselinze hari igihe ahura n'igihombo biturutse n'uburyo yafashemo position y'isoko bitewe n'aho ashaka kuganisha isoko. ariko wenda nubwo uri kuvuga gutyo hari impamvu zishobora kuba ushingiraho uvuga ko rishobora kuzazamuka ni izihe ni ibihe ubona bikwereka ko rizazamuka kandi tubona ko muri minsi riri kugwa we n'ibihe bimenyetso bikwereka ko rizazamuka? wenda sibyo nkurikije technical analysis cyangwa njye mu buryo bwa tekinike isoko riri kumanuka risanga icyo bita strong order block aho abantu bazaritegereza baregura ari benshi akaba ari gukora icyo bita discount riri kumanuka. niho riri kugana kugira ngo abantu bazongere barigure rizamuka bazongere bagure izo ese baba bagura iki dusobanurire baba bagura izo coin baba bagura ayo mafaranga ni iki bagura? ubundi muri trading cyangwa se muri rusange muri cryptocurrency cyangwa kugura ibyo tuvuze kugura hari umuntu ufata amafaranga ye akashyiramo holding igihe kirekire uvuga ati ngiye kugura izi coin uko bitewe n'amakuru ari kubivugwaho bitewe n'igihano mbona rizerekeza agakoramo investment ashyizemo amafaranga ye. ngewe nkora igijyanye cyo bita future trading kunguka ako kanya nkavuga ngiye kubayinga baranyungukira kangahe ku ijana bitewe na leverage nafashe cyangwa se lot size. aho ngaho niho ngiye nibwo buryo kininjira isoko nkora icyo bita buy nkurikije uduce ngiye nagiye mfata twinshi kugira ngo mbashe kunguka vuba. hari n'utegereza igihe kirekire hari n'uzifata akavuga ati ngiye ndaziholdinga ndazigurisha nyuma y'umwaka umwe imyaka ibiri bigeze kuri nibyo bita kubayinga. none se crypto hunter ubundi turebye ku isoko muri rusange tuvuze ngo isoko riri kugwa cyangwa se ryazamutse aho usanga nyine amafaranga menshi aba yanahenze ubundi iyo byazamutse biri guhenda hari umuntu ujya ubigura? iyo isoko riri kuzamuka rero muri rusange icyo bita abakora icyo bita future trading cyangwa se abantu batradinga ku munsi aba day trader isoko ryabo riri kuzamuka ryabo riri kumanuka bo baragura cyangwa bakagurisha bitewe n'icyerekezo cy'isoko riri kuganamo. kubera iki? kubera ko baba bateganyamo inyungu y'ako kanya bahita bunguka kuko isoko mbere kuzamuka ni urugero nimba ndanguye ikintu ku giciro runaka cyazamutse ku kindi giciro wumva harimo inyungu. none hari umuntu uza kugura isoko ryo bigeze ku cyo bita kuri all time high hari igisoko rigera kure ya kure. ubundi muri market cyangwa se mu gutrading hari igihe amafaranga aba agomba kwinjira n'igihe amafaranga agomba gusohoka. igihe amafaranga agomba kwinjira ni igihe isoko riba ryamanutse cyane kugira ngo abantu baje gushoramo amafaranga. igihe isoko rigomba kumanuka rero ni igihe abantu baba baraguriye ku giciro cyo hasi baba baratangiye kubona igiciro barabonye inyungu isoko gihe ryarageze hejuru abantu bagatangira kugurisha kugira ngo bagende bakuramo inyungu yabo nibwo ricyagize asanga isoko riri kugira ute riri kumanuka. urabona nk'urugero ejo bundi Trump ataratorwa Bitcoin iri ku 100,000 urabona ibintu yahise ikora irazamuka. impamvu yamanutse ni abantu bari gukuramo amafaranga yabo b'inyungu zabo babonye isoko rigatera kugira ute kumanuka. iryongera ikagaruka muri ya zone n'ubundi ryazamukiyemo kwa hagati y'72 na 81 na 81 hagati aho isoko nizongera kuzongera kutongera ritanenga rizamuka. urakeka ko iyi Bitcoin izongera sikazamuka cyangwa ahubwo izagwa yikubita hasi burundu?
bitcoin igomba kuzamuka kuko ejo bundi Donald Trump yasinye bitcoin reserve ko ibihugu byo bizabibikamo amafaranga kugira ngo nkuko babikaga amafaranga muri gold bazabika muri bitcoin. Anytime bitcoin yaza gutungurana ibi byo mu byitega. Atari icyo cya Trump se hari ikintu ushingiraho? Ibindi nshingiraho rukumva mu buryo ibihugu bimwe na bimwe biri kugenda byemera cryptocurrency mu gukoreshwa kandi ikintu kiba usability bitcoin nako coin iba usability nini cyane already izamuka mu gaciro ko biri gukenerwa cyane mu bantu bari kuyikoresha. Nibyo wenda dusoza ubundi tandukanya online forex trading ndetse n'izindi forex tubona zitari online z'abaturage. Zino tubona mu Kigali mu Rwanda. Izi forex tubona nyine izo twita forex bureau. Forex bureau. Okay, online forex trading mu buryo habaho icyo bita ivunjisha ishingiye umukoresheje bita blockchain. Ushobora kuvunjira umuntu ashobora kurangura ku giciro gitoya arangura iki kuko tuba dushaka ko tubishyira mu mvugo yoroshye n'umuntu utabizi akabisobanukirwa. Abarangura iki amafaranga? Ushobora kurangura amafaranga ati ngiye guseringa amafaranga nkurikije uko tugiye icyo bita referral ubundi twirefera ku dollar ry'Amerika. No icyo bita forex bureau cyangwa se forex online bo bari gutradinga bakoresheje currency z'ibihugu ariko aho bitandukaniye ni online abandi bari gukoresha hard bari gukoresha amafaranga y'impapuro izo twita fiat money. None se iyo online trading imwe mukora naho haba harimo amakarensi z'ibihugu cyane amakributo gusa? Harimo amakarensi muri crypto bundi aba icyo bihaba inuze ebyiri. Muri cryptocurrency aba ari control by people kuko amafaranga batagengwa n'ibihugu n'amafaranga abagengwa n'abantu ku giti cyabo. Naho iyo tugiye muri online forex dusangamo ama GBPY ama British ama USD ama gold ibintu byose tukabisangamo. Icyo gihe uri gutrading icyo bita currency z'ibihugu ziri control by bank, izindi zo ziri control by people. Cryptocurrency is controlled by people, naho forex ni controlled by bank. Mwebwe crypto iyo mukora ni za crypto nago ari za currency z'ibihugu? Ni agari z'ibihugu ariko byombi yuzi gukora crypto already na forex nayo rayikora uko strategy kenshi usanga ukoresha muri crypto ibinakora no muri forex. Reka tugushimire cyane urakoze cyane tuzongera tuganire utaha. Murakoze. Reka rero twebwe dusoreza ahangaha aya niyo makuru twari tubazaniye ya cryptocurrency muri rusange avugwa kuri uyu munsi ariko kandi niba ukigera hano bwa mbere reka dusabe gukora subscribe hagana hasi urabona ahantu hari akazogero gakande kugira ngo amakuru n'ibiganiro byacu bijye bikugereraho ku gihe. Ikindi kandi niba usanzwe warakoze subscribe ntibyakubuza gukora like agana hasi ndetse kandi ube wanasangiza iki kiganiro inshuti n'abavandimwe babashe kuba babyaza umusaruro aya makuru tubagezaho. Reka dusoreza ngaha tubashimire mukomeze mugire byiza naho ubutaha.